abatwara. Iyo ufashe umukobwa umuhungu yaterese ukica umuco w'iwabo, ntabwo byise gusambana ariko wanasambana. Mana nyagasani ugafata Mariya ukamutera inda, ukegera umugabo we uti mutwara umutunge, n'ubyanga bagufungiye mu shenzi imbesire nkavuruta. Ibyo nabyo bitwaye nyagasani. Ndashaka kukubaza kugira bodyguard wowe yarabereye hasi. Ndagusaba ngo uzagane Kimihurura bakwigisha decentralisation. Nk'ubwo ngubwo ubutane n'abatunzi imitungo, purifikasi zuzuye inote, bafite ibiturika ku matako cyangwa se amapete ku rutugu, akagutwarira umukobwa arangiza ngo wowe mushenzi. Ndavuze ngo tahe wacu. Akiyuza digode, abakobwa bakunda kwambara mini. Iyo uremye umukobwa ukamuterekaho ubuntu bw'ubupfundikwa ahangaha, wagira ngo ni intoryi batanditse mu isoko, ukamubuza kwambara mini cyangwa mu kikopo, akiyuza digode. Ugafata undi ukamutereka umukono umeze nk'umuhunda cyangwa umunwa w'imbunda kuri iryo buntu. Abamwumva bakavuga ngo riraboroga, we ntabwo ugira isoni. Mu Rwanda bati icyaha gihorwa uwagikoze. Ariko bakubise inkoni imwe inkoni ebyiri, ngo ntuzagere Kanani harebere hariya. Udatekereza kandi ushaka kutwigisha ubupfu. Mose yazize iki? Akiyuze digode ndakurega ikindi cyaha. Ugaha umuntu ubwenge, bamutabaruka barize bigisemina. Umuntu akiga dogitora akaba azi kuvura ibyo bya diyabete, akavura imitima abantu akababaga agasatura agashyiramo ibindi. Nyagasani ukabura impuhwe ugatuma atandukana n'umugore we kubera kunyara ku buriri. Mana nyagasani ni we wamanze amagambo mvuga nani mfite nyavoma, niwe wabimpaye ujye wemera munenge. Urukerereza urukerereza. Umwana mutoya umutangiye primaire. Umwana mutoya cyane nakundaga urukerereza, ariko kuyama Nyiramaritete. Nyiramaritete yo yazagamo igitaramo cyabaga gipfuye. Iyo ni iyihe hano harimo abana? Nyiramaritete bamukwataka ntabwo yizi. Nta mwana wigeze akunda iyo ndirimbo. Yari iteye ubwoba cyane. Amafaranga wahembwe bwa mbere niba atari ibanga muri acting yarangaye? 2. Bwa mbere wahembwe inote ya 2. Bamaye Laruse ni amafaranga 2,000. Laruse ni dictionnaire. Urumva ngiye kuba kwiga hanze ntabwo mba mbizi. Ese sibyo? Nukuvuga ngo inote ya 2 y'amafaranga ya mbere wakoreye? Ari tukiga twigeze kugira umwarimu akatwigisha ubumenyi bw'isi ariko bujyanye n'ubucuruzi, geography economique. None aza kubaza ati ariko umutobe ugura angahe? Umunyeshuri w'umugabo aramusubiza ngo umutobe w'umweru ubona. Ati byashoboka ariko navuze ko ufite ubwenge. Utazi Laruse kubera ko wize hanze, abyo ntabwo byagaragaza ko uzi ubwenge buke. Ntabwo byagenda muri urugendo rwawe nk'umunyarwenya muhanga. Ubundi biriya urakina buriya ijambo gukina uragenda ukina filime cyangwa ukora filime? Barabayikora njye nkayikina. Ntagiye wigeze kugera no kumva wabireka bitewe na situation? Muri iyi filime nakora iki kindi? Ubwo nyine ari umuntu ajya bumva bwa mbere ishyaka cya mbere ukoreye bibiri. Nakubwiye ngo Kigali ntabwo ari iwacu. Nta sambu
nari mfite munsi y'urugo rwaho nari ncumbitse, ibyo nari mbashije no gukina. Sinzi rero kuba nari kubireka icyo nari kujya gukora. Gakora neza kwigisha, ahubwo byo nageze aho ncika intege yo kubikora. Narageze muri filime yego cyane wigishije nangira 2006 nigishije muri Paul Girls School ku Gisozi, nza kwigisha muri college yo ku Mugina na groupe scolaire ya Kimironko. urabona abantu bawe ngo barimo barabivuga Ibi ya mbere cyangwa iya kabiri ngeri cyo nzi no kunigishije groupe scolaire, biologie, géographie, hanyuma na chimie. ibyo bintu ari byinshi. Imibare yawe warayumvaga? Ntago nayumvaga cyane, ariko urumva niba narize biochimie muri secondaire, nkiga biology, geography with education muri université, aho hose imibare irimo kandi biri komparasora aba ari ingenzi. Ariko ntago nayitsindaga cyane kubera impamvu n'imwe, sinzi niba yanjye ari nk'iya Mutabaruka. Ariko njye nageze muri biochimie ririma, ninjira mu gukina nk'uko wabivugaga. Cyari igihe rero twigishwaga n'abarimu baturuka hakurya iriya, bakajya batubwira yuko ibyo bintu byo kwirwa umuntu asaragurika bitajyana na sayansi. Kuvuga kuva mu wa gatanu kugera mu wa gatandatu ntabwo nigeze nongera kwinjira mu ishuri ry'imibare, keretse kujya gukora ikizamini nkabona ukagenda uza uri bubone. Wese wari kubigenza ute ko atabaga gushaka? Ariko abantu bavuga n'imibare menya badahuza. Hanyuma mwarimu wayo se yigisha mu marenga. Impamvu nari mbivuze nuko Mutabaruka imibare kandi nanjye yanjye ndayizi. Hano hari n'abandi bavuga babu narora yumva apana imibare yo gutera imibare yo gushuka. Wize imibare no kuyumva biratandukanye. Hanyuma hari ikibazo nshaka kubaza, ubu ngubu industry ya sinema mu Rwanda wayisobanura gute? Sobanura ko ari urugendo. Sinema si nkuru mu Rwanda nk'umuziki, ko umuziki ni kavukane na muntu, ariko sinema yo ni ibindi byaje nyuma abantu babyiga. Ndakeka ko nshobora kuba nganya nayo imyaka maze mu buhanzi, sinema niyo imaze, kandi nanjye urabona ntawe ndiwe. Amaswezi uvugana n'uruganda. Bivuze ngo rero njyewe imyaka maze kuri iyi si irangana n'imyaka sinema igeze hano, kandi ntacyo ubona ndavuga muri iyo myaka turimo kuvuga. Ariko urwo ruganda nkeka ko rumaze gukura vuba, ni rwo ruganda rwihuta cyane. Ubirebye ni uruganda rwihuta, kuko umuziki ni kavukane na muntu, uroye ubusizi ni kavukane na muntu. Ariko icyo kintu gishyashya cyaje gifite ibikoresho byacyo byihariye, bitari umunwa n'agatuza gusa, so iri kwihuta. Ubu Papa Sava ageze kuri episode ya kangahe? 1393. Amakibe cyane kuri Papa Sava, afite consistency twese twigiraho. Ubona ari ayahe mahirwe abajene barimo mu mwuga wa sinema none ahangaha bafite wowe utigeze ugira ku gihe cyawe? Bafite amahirwe yo kuba bashobora kubona aho babyiga, bafite amahirwe yo kubona atari ababyize bari gushakisha gusa ngo bakore babakoreshe, ahubwo n'igihugu kikaba kibishyiramo ingufu. Harimo departement yayo muri RDB, so muri Visit Rwanda nayo ni bimwe muri biri gucuruzwa. Bivuze ngo bafite amahirwe menshi twebwe dutangira tutigeze tubona. Yego. Filime ya mbere wakinnye yitwaga gute? Yitwaga Zirara Zishya. Niyo ya mbere wakinnye? Niyo ya mbere. Matwenge yari akangahe? Yarayikurikiraga.
yari iya kabiri. Ni experience nari nkuye kuri Zirara Zishya. Ariko nanjye nagukurikiye kera mu amashyi menshi cyane Papa Sava. Bamukoreye umuto kabisa. Hanyuma ubu ngubu afite filime agiye gupremieringa yitwa What a Day. Yego. Ku itariki 30 z'ukwa mbere. Kubera kuki iriya filime 30 z'ukwa mbere nuzuza imyaka 30 mu buhanzi, hanyuma mba na filime irangira. Niyo ya mbere ukoze? Ni ya mbere. Amashyi cyane kuri Papa Sava. Ese bizabera hehe? Amatike turayabona gute kuko tugomba kuba iyo filime irangira tukayireba? Ifite iminota ingahe kugira ngo twumve katari seri iri muri filime? Ni feature film yemewe n'amategeko. Ifite iminota 128. Yego, ni isaha n'igice haburaho iminota 2. Urumva ko kubera iki wayishyize mu cyongereza What a Day? Abona yuko dukora filime iri mu kinyarwanda, ariko tukaza gushyiraho cyane cyane ubu ngubu subtitles aba ari icyongereza henshi. So iyo filime ndayifite iri mu kinyarwanda, ariko nshaka ko hari n'abandi bantu bazayireba. Bivuze ngo wa mutwe utuma hari umuntu ujya kuyireba ariko ntataye umwimerere w'iwacu. What a Day. Ndibona ayana tukibona hano kuri screen rwose imeze neza. Ifite story imeze ite? Watubonjaho kugira ngo tuzaze. Nababonja sina ko nubundi muzaza kuyireba sibyo? Muzaza kunshyigikira. Ikintu cya mbere nashatse nuko yaba ari filime itandukanye n'izo dusanzwe tubona. Ni filime ikurikira umuntu umwe. Ni umugabo wari ufite ibibazo n'umugore mu rugo, gahunda ko je ne sais pas. Ariko bikaba bitewe nuko nanone mu mufuka nta gihari. So uwo mumotari rero yagiye gushaka uburyo ki byanze bikunze agomba gutahana mu mufuka kugira ngo nibura iryo joro aze kubona kuri porogaramu. Urumva yari amaze amezi 3. Abantu rero bose yagombaga gutwara ufata umuhanda w'umumotari kwa bose baramuhemukiye uwo munsi wose. Abibanze yahereyeho baramuhemukiye. Urumva ubyutse ufite ibyo bibazo kubera ibindi bibazo, ariko abantu bose ugiye gutwara baraguhemukiye. Yaje kwibonera rero umuntu ufite umutwaro, aho agiye kuwumutwaza abona uwo muntu awukomeyeho. Sinzi ukuntu rero cya shitani kivanga mu bibazo, avuga atari kuwatwara uyu mutwara ahari nabonamo bya bintu nashakaga. Sasa ibyo yasanzemo byari kabutindi. Iyo mpamvu akubwira ngo hari ibintu ubona cyangwa ukabyumva warangiza ukabizira. Yabonyemo ibintu bituma uwo munsi wose uza kurangira ageretsweho imirambo 3. Uroye niyongiye. Amashyi cyane kuri Papa Sava. Ladies and gentlemen, nizera ko tuzamushyigikira twese. Igiciro watubonja? VIP ni 10, VVIP ni 20. Amatike arayo tuzazana hano kuri 29 ndakeka. Ayandi ni ugukanda akanyenyeri 797 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 5 urwego ukihitiramo. Papa Sava, mureke tuzajye kureba What a Day kubera ko yaduhaye ibyishimo. Ndabeshye wakoze cyane kuza kudutumira. Namwe mwakoze kunyakira. Ibibazo twakira ibibazo 2 twihuta. Akanyenyeri 797 akanyenyeri 1 8 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 5 urwego. Ubundi ugura itike yawe tuzahurire. Location ni Mundi Center no ku muryango zizaba zihari. Akaba atari filime muzaba muje kureba mu by'ukuri,
ni ugushyigikira no kwishimira imyaka. ndongeraho ibindi wa urumva mu myaka 30 maze nkora uzaterera n'ivi hariya wasanga, ariko nagira ngo mbabwire yuko nzaba mfitemo ibyo nahoze mvuga one man show. after performance ya one man show natwe twenyine, hanyuma n'umuziki, aho dushaka kwerekana ko twe ntabwo turi abanyamuziki nk'ababyigiye, ariko dushaka gucuruza umuziki twakoreye muri filime. nta ndirimbo ugira buriya waduhaye akapera. ashimwe Yesu, umusore Kristo wamanutse mu isi y'ibisaraba, abasinzi n'ibisambo, yari asize igitaramo gitogota mu ijuru, aza mu isi bamubyorogamo imisumari, mbwira urwango rwungura iki koko? Harya ngo umusonga wundi ntiwakubuza gusinzira, menya uwatabaye utaka, byaratahinze atamirizwa imitako. Nawe ibaze, iyi Imana iza kukurema ikakugira akabenzi, bamwe baba bakurya bishimye, abandi bakwita haramu. Iyi kugira ihene, mama wawe yajya guhamagara ugahebe bangome etatansi. Amazina cyane kuri Papa Sava, ladies and gentlemen, ku itariki 30 kuri Mondi Center tuzakuriza imyaka 30 amaza y'ibishimo ikibazo hariya ijambo abafite wowe ni kisanzwe kiba ngitwabana umuntu bagezeho ukatureba Professor Sava